Reka nongere mbasuhuze mbifurize komeza kugira ibihe byiza cyane mwebwe mwese dukomeje kugenda tubana mu makuru n'ibiganiro byacu bya buri munsi kuri Talent TV Show. Abakunzi ba PL Football Club mwigire hino tuganire mbere yuko shampiyona itangira. Maze iminsi mbabwira amakuru menshi atandukanye, mwese sinzi ngo byifashe gute cyangwa se amakuru ahari nayahe, turaza niyo mpamvu kugira ngo nge namwe tubigarukeho tuganire. Maze gutanga ibitekerezo byanyu muri commentaire ku kwironda kw'abakinnyi kuraza ni gukomeza kuba aka kanya biracura iki, ese mwakwakira gute witwa Mugisha Gilbert igihe cyose yaba abaye dropped agakurwa mu bakinnyi navuga ko APR Football Club igenderaho aka kanya. Ibyo byose rero tugiye kuba tubigarukaho muri aka kanya n'ikiganiro tugiye gukora nonaha, ndetse yewe hari na possibilities ishoboka ko witwa Gilbert Mugisha rwose hari inkuru itari nziza ashobora kwakira mu minsi ya vuba cyane. Ni nayo mpamvu nkusaba kugumana nanjye kugira ngo uze kumva ibyo byose ku buryo burambuye. Kandi subscribe kandi kutanga ibitekerezo bya muri commentaire kugira ngo ujye ubana nanjye muri byinshi bitandukanye kabisa. So APR Football Club iri gutegura umukino wo kuri uyu wa gatandatu izaguramo na equipe ya Kiyovu Sport kuri stade ya Kigali Pele Stadium ku isaha saa 12. Ni match ya 16 nibyumvikana, ni iminsi 16 ya shampiyona baratangiye retour. APR Football Club ikaba yarasoje turari ya 2.31 igasoza ikabigiye gukina Kiyovu Sport yasoje ari ya nyuma n'amanota 10 nangayera ako ntagagize ni muri 10 na Kiyovu Sport yasoje ari ya nyuma. So APR Football Club rero igiye gunyana Kiyovu Sport. Kiyovu Sport itameze neza, Kiyovu Sport itari mu bihe byayo, ariko nanone APR bagiye gukina nayo amakuru menshi arimo atari meza. Kumva ngo abakinnyi barimo barironda, by'umwihariko abakinnyi b'abanyarwanda barimo baranga gupasa abakinnyi b'abaytranje. Ibi ngibi biraza gutuma hafatwa decision zimwe na zimwe, na cyane ko aba bakinnyi nubwo bironda birengagiza ko umubare munini ikipe iba yabanjemo this time, umubare munini uba ari uw'abanyamahanga this time. Urumva biragoye cyane no kuvuga ngo resista mu gihe abakinnyi ngo bakanyarwanda batangiye gupasanya na bagenzi babo bari kwironda. Ibi ngibi muri equipe iri pro anga bigusha equipe ahantu habi cyane. Equipe nago ikora neza, ntago navuga ko ikora igafurifiringa inshingano zayo muri rusange. So kimwe mu bintu bihari, kimwe mu bintu nshobora kwicara nanjye ubwanjye nkateraho commentaire nkaba navuga aka kanya, nuko ntago ari ibintu byiza cyane kabisa. Nago ari kimwe mu bintu byiza cyane bihari kugeza kuri no munota kumva equipe ya APR ngifite abanyarwanda barimo barironda. So aka kanya ushobora kuvuga ngo ugiye gutangira retour. Rayon Sport imeze neza rero muhanganye, ibyo byose nago birimo biravugwa. Abanyamahanga bari gukorera hamwe, aba n'abanyarwanda bagakorera hamwe, bose bagakora as a team. Ariko iyo muri equipe runaka atangiye kuvugamo ngo abakinnyi runaka kanyarwanda zirironda, buriya ntanduru ivugira ubusa ku musozi. Biragoye cyane kumva ngo umunyarwanda ukina kuri level ya APR Football Club ngo ntagashaka gupasa umunyamahanga ngarakirana n'umunyarwanda mugenzi we. Anga ni kimwe mu bintu bigaragaza level itari nziza, mentality yo hasi. Urumva benambere ashaka ko babona ko ari uri gukina umupira kandi ko kutari kuwukina, uri kuwukina kubera ngo bagukinishije abantu bagomba gukina umupira badahari. Urumva aka kanya abanyamahanga bajya mu kibuga ni 6. APR Football Club ikoze line-up usanga abanyamahanga bagiye mu kibuga ari abanyamahanga 6 koko babanje mu kibuga, sibyo? Abanyarwanda banza mu kibuga n'aba defenseur 3, umumediateur umwe n'umwataka umwe. Ubu ngubu niko bimeze n'umuzamu, sibyo? Ntago ari ibintu abantu bakwiye kwirengagiza, ndetse ngo abantu babyumve babirenze ingohe. Namwe murabizi muri munkurikiye muzi ingaruka z'ibi bintu zishobora kuza kuri equipe ya APR Football Club. Atente mutari gukorera hamwe, uzi ko atani igikombe mukiye barimo arakorera hamwe as a team, aho ngara gukubita rwose ugenda agukubita inshuro byihuse cyane. So APR Football Club ibintu iri kubyitaho cyane, bari kuganiza abakinnyi b'abanyarwanda ko rabizi ko nabyo byavuzwe. Bari kubaganiza ngo bashyire hamwe n'abagenzi babo b'abanyamahanga basenyera umugozi umwe, ko bose intego ni zimwe. Nta bafite intego yo gutwara igikombe ngo ndi ntayafite, ibyo ni ibintu bihabanye. Bose bafite intego imwe
yo gutwara igikombe cya shampiyona ndetse n'igikombe cy'amahoro gisigaye, na cyane ko APR Football Club ifite match ibanza ya 1/8 kirangiza igomba gukinira kuri stade Ubworoherane, izaba yakinyemo na ekipe ya Musanze Football Club. Match yo kwishyura ikazabera i Kigali muri rusange. So sasa reka tujye mu myitozo ya Ishyorongi, kumva ngo ekipe ya APR Football Club iri kwitegura. Ndi kubagezaho amakuru ariko nari kubabwira habari z'Ishyorongi, sehemu za Shyorongi rwose, kubabwira amakuru yaho. Nibyo nahamagariwe, benshi murabyemera, abandi ntimubyemera, bazabyemere, urumva. Ariko at least ndabisiko ndimo bagerageza kuba updatinga ubuzima bwa buri munsi bwa ekipe ya APR Football Club, kandi ku mana no ku bantu babyemera no ku bafana no ku bakunzi. Ndabisiko ndi umwere mu byo nkora byose, kandi ngerageza kubikora neza kugira ngo abankurikira n'abankunda bose barebe byinshi bitandukanye muri rusange. So mu myitozo iri kubera hariya Ishyorongi, ekipe ya APR Football Club iri gusubukura trainings, ari byinshi bitandukanye. Bigaragara ko rwose umuvandimwe witwa Gilbert Mugisha, to be honest, umuvandimwe witwa Gilbert Mugisha ntibizabatungure kubona agiye kuri bench, urumva, cyangwa se ngo mubone ni Gilbert, ariko ni Gilbert kuko recently uyu mugabo, nako n'umugabo, reka kumwita umukapo, uyu mugabo tutabeshyanye, tuvugishije ukuri, twese umupira turawureba, urumva, ibya APR ikina turabireba, ibyo ekipe ya APR Football Club byose, urumva, birahari, twarabibonye. Even no mu gikombe cy'intwari twabonye Gilbert Mugisha uhari kugeza kuri no munota. Uyu Gilbert Mugisha ndabivuga mukumva ngo Janvier Mukama ndimo ndamurimira hitaka, ndimo ndagira gute, urumva, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko guys, uyu Gilbert Mugisha ni umukinnyi APR yose iri kugenderaho, urumva, ni umukinnyi APR Football Club tubanga igenderaho, ni umukinnyi ekipe y'igihugu igenderaho. Guys, murabizi neza ko Gilbert afite igitego kimwe mu mikino 15 ya shampiyona, nabwo cya penalty atsinze ejo bundi mu mukino w'ikirane cya Musanze kuri stade Ubworoherane. Ibyo bintu urabyibuka? Cyangwa just umuntu abari kubivuga mukagira ngo wenda ni hari abanabonye ngo content reka tujye tuvugisha kuri mwana, munyihangane kuvuga gutya, tujye tubonere tuvugisha kuri kw'Imana, sibyo? Koko ekipe nka APR Football Club, umukinnyi nka Gilbert akwiye kuba abanza mu kibuga. Ejo nabigarutse mu kiganiro cya video nakoze, aba bakinnyi birasaba ko uwitwa Darikonovic afata riske, urumva, areke kuvuga ngo Gilbert Mugisha ngo n'umukinnyi ngo no, byo kuvuga ngo n'umunyarwanda agomba gufata riske. N'ubundi abanyamahanga nabo bose ntago arabo kubanzirizamo icyarimwe, ntago abanyamahanga baguze imigabane muri APR ku buryo ruvuga ngo nibo baza gukina, nibo baza kubanza muri 11 bonyine. No, ntago ekipe yaguze abanyamahanga kugira ngo bazabanze mu kibuga gusa. Hari igihe biba ngombwa ko umuntu afata risk, agafata ekipe iri balanced akayishyira mu kibuga, sibyo? Aka kanya hari uburyo ejo bundi sinzi n'umuntu apanze line up, ko nanjye niko mbitekereza 100%, urumva, yuko witwa Gilbert Mugisha agomba kuva muri line up, agomba kuva muri line up ibanzamo. Ibyo kuvuga ngo Gilbert abanjemo muri no, ubanzamo ukore iki? Oya, urumva, hari rani ya Peugeot bundi yakozwe abantu benshi ntabwo bigeze bayivugaho rumwe, abantu baratuje barinumira, urumva. Ariko iki nicyo gihe ngo ngiye namwe noneho abakunzi ba APR Football Club ndabizi muhora muri ready, munankurikiye 100%, ibyo
reka dukomeze noneho twungurane ibitekerezo. Za komantere z'abantu b'ibitutsi rwose mwigendeye, wenda ntimunakenewe. Kanga turi kuvuga ibintu biri seriously, kereka mwebwe nyine mubifata nk'ibintu biri aho ngaho, mwebwe mubifata nk'ibintu uzajya uje gutukana, uje kugira gute, just nyine nukuri kw'Imana muvandimwe, ako kazi kawe jya ugakorera hano ntugakorere kuri uno murongo pe. Nta unenze imirimo yawe y'ibitutsi rwose yo gutukana, kandi imirimo yawe uyikora neza pe, nta n'umuntu ukubuza kuyikora, ariko nugera ku kintu cyo gutukana uyu murongo ujye ureka, ko rwose hari kimwe mu bintu bita gukora ubusa. Uzajya utera comment y'itutsi nyisibe, cyo bita gukora ubusa, mwirinde gukora ubusa, urumva? So reka tuganire kuri iyo line up. Ari kuvuga ko witwa Pavel Nzira yajya mu kibuga, nibisanzwe ko nano muzamu hari umurusha ko muzamu wa mbere, urumva? Byiringiro Gilbert Kagege akajya kuri nimero 2, kimwe nuko nabonye Dariko atangiye guprefera witwa Nzotanga. Claude kuri 3 nibisanzwe, Swan na Kerema muri defense, abanyamahanga babiri mu kibuga. Mediane nimero 6 akajyamo umuntu witwa Dauda Yusuf Seidu, umunyagana uvuye muri Samaritex, akaba ari kumwe n'umuvandimwe witwa Jean Bosco Ruboneka Rukuba Inkondo, umuhungu wa Diafara ya za Gatsibo. Imbere yabo hakaba hari umuntu witwa Ramadhan Niyibizi Foden. Iyi Ramadhan muraza kuyumva. Hatkata ku ruhande rumwe Hakimu Kiwanuka, Dennis Omedi ndetse na Jibril Ouattara. Ahangaha rero hari ikintu mugiye kumva neza cyane. Iyo line up nibitekereza urahita uvuga, ndabizi ukibyumva mbivuga isuvuga uti why Lamine Ba agiye hanze. Nicyo mpamvu natangiye nkubwirani Darikonovic akwiye gufata risk. Twarabibonye muvandimwe Ramadhan ashobora gukina nka nimero 10 mwiza, ashobora gukina nka nimero 8 mwiza, ashobora gukina nka nimero 6 mwiza. Ramadhan ashobora gukina nk'umuwinga mwiza, ashobora gukina umwanya wose yawukina neza cyane Ramadhan. Kuzana Ramadhan kwica mugakuramo Lamine Ba no gushakira umwanya barutayizamu batatu bashya APR Football Club ifite: Dennis Omedi, Kiwanuka na Jibril Ouattara, sibyo? Then Gilbert Mugisha akaba umubencheri akazagaruka muri line-up ari uko twatangiye kumubona nyine. Tubona Gilbert dusanzwe tuzi, apana umfata baro yagite ahabonye, ntashaka gukina bagenzi be, ashaka igitego kuri pressure. Niba byanze wizana pressure zawe ziri guta equipe mu manga. Ndamya neza ko rwose iyo hazamo gukorana neza abakinyi bakabona na fresh, na Gilbert Mugisha akareka gutakaza imipira myinshi ko yiboneye, ndahamya neza ko match ya Police APR Football Club ntabwo byari kwindira kujya muri penalty. Ndetse na cya kintu cyo kuvuga ngo abanyarwanda bariro niyo kitaza ko tugiye gukina nka equipe, byaranagaragaye umuntu arabirebaga bikagaragara ko bari kwiba nyine. Ntabwo bashaka gukora nka equipe, uraza mu itangazamakuru umukinyi kabeshya ngo ntimuramenyana, ni cyumweru cyose mukora imyitozo, shaka kumenyana bingana gute? Urede umukinyi akoretse kahagaze kutamuha baro, ni kibazo. Gilbert akajya hanze, abataka bakaba batatari abanyamahanga, sibyo? So icyo nicyo kintu kiri gutekerezwa, ndetse n'umugabo witwa Darikonovic nicyo kintu ngari maratekereza, kuko Gilbert Mugisha aramuteranya n'abafana pe. To be honest, Gilbert araguteranya n'abafana kuko nta reaction nimwe ari kugaragaza, ntaki ari kugaragaza. Nyine n'umukinnyi uri kwikorera utuntu turaho tu, wagira ngo equipe nta kibazo na kimwe yifitiye, ntaki. Ni umuntu uraho nyira bati ndakina bigende gutya, ndahembwa, ntago ndi bujye kuri bench, ndi umunyarwanda. Icyo kintu nicyo bari kwitwaza rega. So mwebwe mufate risk, muvuge ngo wowe Gilbert Mugisha uri umubencheri, Lamine Ba uri ihangano gisimbura. Urumva ubwo nasimbura, ariko barareba wa muntu uri imbere muri b'abanyamahanga,
wamurira imbere aravamo, urumva navamo Lamine Ba barahita abakinnyi babiri imbere, barahita abantu basa n'abagiye gukina 10 imbere, Ramazan asubire ku ruhande umwanya we bwite, umwe yavuyemo hajemo Lamine Ba cyose agiye kujyamo, cyangwa se bakuremo umunyamahanga Gilbert amukinisha nka 10 cy'iminota nk'icumi cya 15 agatangire nyine abone ko ntagakira umukinnyi kampara, ntagakira umukinnyi uvuga ngo nimbure kipe ntiri bubeho. Ibyo ngibyo nibo byo bakwiye kwibagirwa, ndetse ni nayo nkuru itari nziza kuri Gilbert rwose ko ebana Vereson araba dropped kabisa. Ni n'abatungure mubonye kuri Kiyovu Sport abaye dropped akajya kuri bench, hagatangira abanyamahanga batatu Ramazan inyuma ya ba Rutahizamu. Ibitekerezo byanyu kuri iki ngingo ya Gilbert kuba dropped, ibitekerezo byanyu kuba biri kwironda bigatuma bari kwironda bigatuma APR ishobora gutakaza imikino imwe n'imwe kwira gutumvikana no kudahuza kw'abakinnyi, ese byatanga umusaruro mubi kuri APR Football Club? Ese kuba Gilbert yashyirwa kuri bench byaba ari igisubizo cyanya kirambye ku busatirizi bwa APR Football Club kano kanya? Ibitekerezo byanyu muri commentaire. Imana ibarinde, dore mu kanya gatoya.